Hello bantu banjye, mumeze mute? Hari message maze iminsi mbona, ariko iyo message nkaba mbona idafitutse, ariko hari abantu benshi bayigenderaho ugasanga baratuburiwe mu buryo butamenyekanye. Barakubwira ngo ufite sheri wawe ukaba ukeka akaguca inyuma, ukanda akanyenyeri ijana na mirongo inani na kabiri, akanyenyeri umunani, akanyenyeri rimwe, akanyenyeri agahita ashyiraho kode agahita ashyiraho akanyenyeri, batavuga ngo shyiramo umubare w'ibanga, agahita ngo shyiraho imibare ikurikira. Iyo mibare akubwira ngo shyiraho wari umubare w'amafaranga ashyize inyuma y'iyo kode, hanyuma ahita akubwira ngo shyiramo pin, ukurikiza amabwiriza. Telefone yawe niye ujye wumva, ahita akubwira ngo telefone yawe niye sheri wawe, bihita byihuza ukajya wumva ibyo aganira n'abandi, ndetse n'ibyo aganira n'abandi bantu abo ari bo bose, ngo bigufasha ngo gucunga umutekano wa telefone ya sheri wawe, kumenya ngo niba nawe umuca inyuma ataguca inyuma. Ariko nyine ndagira ngo mubwire ko aya makuru atari yo neza. Abangaba ni abatubuzi baba bashaka kugutuburira. Nkeka ko nta muntu n'umwe babishukisha ngo abyemere. Iyi ni kode ya Momo Pay bagushukisha ngo shyiraho, bakagashyiraho n'umubare w'amafaranga inyuma y'iyo kode, hanyuma ugashyira mu mubare. Iyo rero utabizi ibi ngibi, hanyuma ukabikanda, amafaranga ushobora kuba ufite amafaranga agahita yigendera nyine kuri uwo mutubuzi. Mwicunge rero, iyi message nigezweho kandi abantu benshi bashobora kubigerageza. So mucungane n'ibintu neza, mujye mubanza mubaze kode niba ariyo cyangwa se itariyo. Mwakoze gukurikirana, kanda follow, ndahita nkutamo follow back, hanyuma tujye dukomeza dukurikirana ubuntu bw'ubwenge nk'ubu ngubu.